Hello guys, uyu munsi rero tugiye gutangirana n'umushuti wacu nabazaniye witwa Mr Bean. Nagira ngo tumuhe abasuhuze hanyuma dukomeze. Murakoze, ni umukobwa mwiza rwose ufite gahunda. Nukuri kose wa musore turimo kurebana n'uwacu udakanze like na comment rwose tuzabonana, kandi abategura ibintu byiza ubuzima duhoramo bwa buri munsi n'ababyeyi n'impanuro byose bikajya bigendana. Anita kandi courage, tukuri inyuma turahari. Yeah. Guys, tugiye kubaza uyu musore wacu twicaranye hano ibibazo bimwe na bimwe naye njya mbyibaza, hanyuma muri comment muraza kumbwira uko mubitekereza, mukandi like share, hanyuma tujye tubasha kubana buri munsi. So uyu munsi rero tugiye kubaza Mr Bean ikibazo. Iki kibazo naye njya nyibaza guys. None se Mr B ifite ikibazo hano kigira giti ko hari abasore tujya tubona mu nsengero basenga, abandi tukababona mu tubari bari kunywa amayoga. Ni irihe tandukaniro ry'umusore usenga n'umusore wo mu kabari? Baratandukanye? Baratandukanye cyane. Icyo bahuriyeho cyo bose ni ukwizera Imana. Iyo wizera Imana ushobora gusenga niyo byero ukayinywa. Urumva Imana ntahitaba mu kabarira haba no mu rusengerera haba, kandi Imana ahari hose yagusanga. Ni nk'ibyo byose nawe ujye ubona by'isi by'ubuzima butandukanye. Buriya ntugatinde ku muntu, buriya twemera ko iyi mitima tugendana ni inzu z'ibitabo, ni inzu, ni Bibiliya. Kandi Bibiliya ya mbere ni ukumva ko wafasha umuntu, nagufasha ngafasha undi. Ibyo ngibyo nibyo Imana inatwigisha cyane kuruta idini, kuko idini n'akabari ni ibintu bibiri bitandukanye, ni imyemerere itandukanye. Ariko icyambere ni ukwizera Imana no kumva ko wahura n'umuntu ukamufasha, nicyo kiruta kuruta ibindi byose, kandi nacyo kizima. Anita. Okay, Mr Bean arakoze kuba dushubije. Guys, njye ntabwo ndi kubyumva neza. Imico yabo, abo bantu imico yabo ni imwe, cyangwa umuntu usenga afite umuco wiwe n'umuntu udasenga afite umuco? Ikibazo uri kucyumva? Okay. Anita, abo tubona mu nsengero ni nabo bakunda no kubakoraho cyane. Ahubwo twebwe tuza no mu kabari, nese uko turi kumwe ugeze ubona ngo ukoraho reka da, ahubwo abari mu nsengero nishane bo banakoraho cyane. So nje rero ukuntu mba mbyumva, barumva ko nyine umusore usenga akijijwe cyane kurusha umuntu wo mu kabari. Ariko nanone najya kubisesengura nakitegereza ubuzima busanzwe abo mpura nabo, nasanga nabitiranyijeho. Nk'ubu hari nk'umukobwa udashobora gushaka kubera ko yabuze umuntu muzima, akumva ko umuntu bahuriye hanze wanyweye inzoga, yabonye ko anywa inzoga adashaka kumwemera. Cyane babahingu bitabanza akagendana. So nkanje mu buzima bwanjye numvaga ko umusore w'inzoga adashaka kunereta. Ariko ubwo nyine ubu musurubije ko ari kimwe gutaha. Anita, icyo bakundira umusore w'inzoga aranahaha, aranatanga rasiyo n'iposho. Ariko abarokore nta kintu kibavaho rwose. Ayasha barazitanga bari abana b'Imana tubana. No mu bikorwa by'ubugizi bwo gufasha abantu. So donc ntabwo twashyigikira ko umuntu w'agacupa ari ujya imbere, ariko umutima bagira gufasha biza imbere kuruta ibindi bintu. Kuko ni wa muntu muzakubitanira hano jya ngusanga kuri hotel aho ukorera, nkaba nakubwira ati ngwino ngo link ngukore muri 1 star nkujyane muri 5 star. Ariko nta muhungu utangwa agacupa wagwande tuwaka, biragoye. Nizere ko nawe zine tuwaka umaze kugereza abatipe basoma ku gacupa. Uretse ko nanone haravuze ngo nitunyweresi nyine fanda nitavuze. Fanda yatubwiye tunyweresi. Nta kundi nubwo ngezana ni ngwara agapeti kamwe, ariko nakugira inama. So guys, mudukurikiye abakobwa basenga, abasore basenga, nta kibazo. Murumva ko nta kibazo, ibyumvire yacu iratandukanye. Ku bantu bumvaga ko bazashaka abasore basenga, murumva ko n'abadasenga bafite gahunda rwose. Ariko nanjye bari abasenge ntibanyumve nabi, kuko nanjye rwose ntago bacerewe iteka, ariko umuntu wari wese yakugira akamaro, yaba utayinywa yaba uyinywa, mu gihe nyacyo ari umuntu ufite umutima muzima wavutse neza aragufasha.
mudukurikirane kandi tuzatubaha ibiganiro byiza